wakoze duhaye agaciro imirimo yawe. Nyuma y'imyaka 40 Mose maze mu gihugu cy'Imidiyani aragira intama za sebukwe witwaga Yetiro. Ubuzima bwe bwari busa n'ubworoheje kandi butuje. Uwahoze ari igikomangoma cya Misiri yari yahindutse umwungeri usanzwe. Abantu benshi bari gutekereza ko amateka yarangiye, ariko icyo Mose atarazi nuko Imana yari kumutegurira inshingano ikomeye kurusha izindi zose. Iki gice cya kabiri cy'amateka y'Abisiraheli uko bahindutse abacakara nuko bageze i Kanani. Icyo ngusaba nuko untera inkunga, ukora share ku magroupe ya WhatsApp ndetse no kuri status kugira ngo ubutumwa bugere henshi. Imana igumugisha wowe ugiye kubikora. Dutekereza imirimo y'intoki zawe, bibwira mwami ibyo wakoze. Umunsi umwe Mose yajyanye umukumbi we ku musozi wa Horebu. Aho niho yabonye ikintu kitigeze kibaho mbere. Yabonye igihuru kigushya n'umuriro ariko ntigikongoke. Mose aribaza ati niki gitangaje mbona, reka njye kureba impamvu iki gihuru kidashya ngo gishire. Mose akimara kwegera yumvise ijwi rimuhamagara riti Mose, Mose. Nawe arasubiza ati ndi hano. Imana amubwira iti ntiwegere hano, kweta inkweto zawe kuko aho uhagaze arahera. Aho kanya Mose amenya ko atari ibintu bisanzwe ahubwo ari Imana ya Abrahamu, Isaka na Yakobo iri kuvugana nawe. Agira ubwoba yubika umutwe hasi kuko yatinyaga kureba Imana. Ariko Imana ntiyari yamutumiriye kumwereka igitangaza gusa, yari mufitiye ubutumwa buzahindura amateka y'isi. Imana iravuga ati nabonye imibabaro y'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa, numvishe gutaka kwabo, nzi imibabaro yabo, nicyo gitumye ngiye kubakiza. Aya magambo yahaye Mose icyizere ko Imana itigeze yibagirwa ubwoko bwayo. Nubwo imyaka magana yarishize bari mu bucakara, Imana yabonaga amarira yabo yose. Hanyuma Imana yavuze amagambo yatunguye Mose, iramubwira iti mbwino ngutume kwa Farawo kugira ngo ukure ubwoko bwanjye muri Egiputa. Mose arahagarara yumva uwo murimo umurenze, aribaza ati ndinde ku buryo najya kwa Farawo nkavana Abisirayeli muri Egiputa. Imana ntiyamubwira ko afite imbaraga cyangwa se ubwenge bwinshi, ahubwo iramubwira iti nzabana nawe. Ayo niyo masezerano akomeye kurusha andi yose. Imana iri kumwe n'umuntu, ibisa n'ibidashoboka bihinduka ibishoboka. Aya niyo masezerano akomeye kurusha yandi. Iyo Imana iri kumwe n'umuntu, ibisa n'ibidashoboka bihinduka ibishoboka. Mose akomeza kugira impungenge, abaza Imana ati nibambaza izina ry'uwantumye nzabasubiza iki? Imana iramusubiza iti nduwo ndiwe, uwo niwe ugutumye. Iri zina ryagaragaje ko Imana ihoraho, idahinduka kandi ikora ibyo yasezeranye. Nibavuga ko utigeze umbonekera, Imana ihita imwereka ibimenyetso bitatu bikomeye. Inkoni yari afite ihinduka inzoka, hanyuma yongera kuba inkoni. Ukuboko kwe kuba nk'uwafashwe n'ibibembe, hanyuma yongera gukira. Imana inamubwira ko n'amazi ashobora guhinduka amaraso. Ibi byose byari ibimenyetso byerekana ko atazagenda wenyine, ahubwo azajya aherekejwe n'ubushobozi bw'Imana. Ariko nubwo yabonye ibyo bitangaza byose, Mose arongera abwira Imana ati sinzi kuvuga. Hari abantu benshi Imana ihamagara bakumva badashoboye. Mose nawe nuko byamugendekeye. Imana iramusubiza iti ninde wahaye umuntu akanwa? Sinjye Uwiteka, nzabana n'akanwa kawe nkwigishe ibyo uzavuga. Nyamara Mose akomeza kwanga uwo murimo. Amaherezo Imana yemera ko mukuru we Aroni azajya amufasha kuvuga. Muri uwo mwanya ubuzima bwa Mose bwahise buhinduka burundu. Umwungeri wo mu butayu yaragiye guhinduka umuyobozi w'igihugu cyose cy'Abisiraheli. Urugendo rwo kubohora ubwoko bw'Imana rwari rutangiye. Farawo ntiyarazi ko umuntu yari yarirukanye imyaka 40 mbere ari we wari ugarutse afite ubutumwa buturutse ku Mana ishobora byose. Nyuma yo kwakira umuhamagaro w'Imana ku musozi wa Horebu, Mose ntiyatinze gutangira urugendo rwe asubira muri Egiputa ari kumwe na mukuru we Aroni. Umutima we wari urimo icyizere n'ubwoba icyarimwe. Yaragiye kongera guhura n'igihugu yari yarahunze imyaka 40 mbere, ariko noneho ntiyaragarutse nk'igikomangoma cya Misiri, ahubwo yaragarutse nk'intumwa y'Imana. Bakigera muri Egiputa, Mose na Aroni babanje gukoranya abakuru b'Abisiraheli, bababwira amagambo yose Imana yari yabategetse, banabereka ibimenyetso Imana yari yabahaye. Abantu barabyizera, barunama basenga Imana kuko bari bamenye ko yari yumvise gutaka kwabo kandi igiye kubabohora. Ariko urugendo rwo kwibohora ntirwari kuba rworoshye. Mose na Aroni binjiye mu ngoro ya Farawo, umwami wari ufite ububasha bukomeye muri icyo gihugu. Bahagarara imbere ye bafite ubutumwa bugufi ariko buremereye.
baravuga bati uku niko Uwiteka Imana y'Abisirayeli ivuze, areka ubwoko bwanjye bugende bunsengere mu butayu. Farawo arabareba araseka n'agasuzuguro, maze aravuga ati Uwiteka ninde kugira ngo numvire ijwi rye? Sinzi Uwiteka kandi sinzarekura Abisirayeli. Aya magambo yabaye intangiriro y'intambara itari isanzwe. Ntabwo yari intambara y'inkota cyangwa imyambi, ahubwo yari intambara hagati y'Imana nyir'ububasha n'umwami wibwiraga ko nta wamurusha imbaraga. Farawo ntiyagarukiye ku kubihakana gusa, ahubwo yararakaye cyane. Yahise ategeka abakoresha b'Abisirayeli kongera kubakoresha imirimo ikomeye. Mbere bahabwaga ibyatsi byo kubumbamo amatafari, ariko ubu bategetswe kubyishakira ubwabo kandi bagakomeza gukora umubare ungana n'uwo bakoraga mbere. Ubuzima bw'Abisirayeli bushaho kuba bubi. Umunsi ku wundi bahuraga n'ibihano, gukubitwa no guhohoterwa. Abakuru b'Abisirayeli batangira kurakarira Mose na Aroni, barababwira bati mwatumye Farawo atwanga kurushaho, mwashyize ubuzima bwacu mu kaga. Aya magambo yababaje cyane Mose. Yisubiriye ku Mana aribaza ati mwami, niki cyatumye untuma? Kuva nageza ubutumwa bwawe kuri Farawo ibintu byarushijeho kuba bibi, nta na kimwe urakiza ubwoko bwawe. Ariko Imana isubiza Mose ituje iti noneho nibwo uzabona icyo ngiye gukorera Farawo, azabarekura ku gahato kubera ukuboko kwanjye gukomeye. Imana yongera kwibutsa Mose isezerano yari yahaye Aburahamu, Isaka na Yakobo. Yibutsa ko isezerano ryayo ridahinduka, kabone niyo abantu batabona uburyo rizasohozwa. Nubwo Abisirayeli baracitse intege kubera imibabaro, Imana ntiyari yararetse gukora. Mu bwiru bwayo yari iri gutegura ibintu bikomeye cyane kuruta ibyo umuntu wese yashoboraga gutekereza. Farawo yari yibwiraga ko yatsinze, yabonaga ko kongera uburetwa bizatuma Abisirayeli bacika intege na Mose akareka kumurwanya, ariko ntiyarazi ko buri cyemezo yafataga cyamugezaga hafi y'urubanza rw'Imana. Hari igihe ubuzima bushobora kurushaho kugorana nyuma yo gutangira gukurikira umugambi w'Imana, ariko ibyo ntibivuga ko Imana yagutaye. Kenshi iba iri gutegura uburyo izagaragaza icyoro cyayo mu buryo budasanzwe. Mose na Aroni bagumye bashikamye nubwo abantu bamwe babashinjaga ko aribo babateje ibihano. Ntibaretse kwizera amagambo y'Imana. Mu ngoro ya Farawo hatangiye gututumba umuyaga utagaragara n'amaso. Umwami wari ukomeye kurusha abandi ku isi icyo gihe yaragiye guhura n'ubushobozi bw'Imana yaremye ijuru n'isi. Imana ibwira Mose iti nagutumye kuri Farawo kandi Aroni azakubera umuvugizi, uzamubwire ibyo ngutegetse byose, ariko nzi ko azinangira umutima kugira ngo nkore ibitangaza byinshi muri Egiputa. Aya magambo yasobanuraga ko ibyari bigiye kuba bitari impanuka, byose byari biri mu mugambi w'Imana wo kuyereka isi yose. Mose na Aroni bongera kwinjira mu ngoro ya Farawo. Muri iyo ngoro hari abatware, abasirikare, abanyabwenge n'abakonikoni ba Misiri. Bose bari bategereje kureba niba aba bagabo babiri bazongera kuvuga amagambo yabo. Farawo ababwira ko nibashaka ko abemera bagomba kubanza kwerekana ibimenyetso. Ako kanya Aroni ajugunya inkoni ye hasi nk'uko Imana yari yabimutegetse. Mu maso y'abari aho bose iyo nkoni ihita ihinduka inzoka nini. Abari aho barumirwa, ariko Farawo ntiyagize ubwoba. Yahise ategeka abakonikoni n'abarozi be gukora ibyo bazi. Nabo bajugunya inkoni zabo hasi maze nazo zihinduka inzoka. Byasaga nk'aho ububasha bw'Imana nubwo abakonikoni bungana. Abenshi batangiye gutekereza ko nta tandukaniro rihari, ariko mu kanya gato habaye ikintu gitangaje. Inzoka ya Aroni yatangiye kumira inzoka zose z'abakonikoni ba Misiri imwe ku yindi kugeza igihe nta nimwe yasigaye. Iyo yari inkuru ikomeye. Nubwo abakonikoni bashoboraga kwigana bimwe mu bitangaza, ntibashoboraga gutsinda ububasha bw'Imana nyir'ububasha. Ariko nubwo yabibonye n'amaso ye, umutima wa Farawo niwahindutse. Yakomeje kunangira umutima, yanga kurekura Abisirayeli. Icyo gihe Imana yatangiye gukoresha ibihano kugira ngo yerekane ko ariyo mwami w'ukuri. Mose ahabwa amabwiriza yo kujya ku ruzi rwa Nili, aho Farawo yajyaga buri gitondo. Agezeyo Mose aravuga ati uku niko Uwiteka avuze, kubera ko wanze kurekura ubwoko bwanjye, ubu uramenya ko ndi Uwiteka. Aroni akubita amazi y'uruzi rwa Nili akoresheje inkoni ye. Ako kanya amazi yose ahinduka amaraso.
amafi arapfa, uruzi rutangira kunuka, abanyamisiri ntibashobora kongera kunywa amazi ya Nili, n'andi mazi yose yo mu gihugu ahinduka amaraso. Abaturage bagira ubwoba, ubuzima bwose bwa Misiri butangira guhungabana. Nyamara nubwo icyo cyago cyari gikomeye, abakonikoni ba Misiri bongera kugerageza kukigana. Ibyo bituma Farawo arushaho kunangira umutima, yibwira ko nta kidasanzwe cyabaye. Ariko hari ikibazo kimwe batashoboye gukemura. Bashoboye kwigana ibitangaza ariko ntibashoboye guhindura amaraso ngo yongere amazi. Aho niho itandukaniro ryagaragariye. Imbaraga z'umuntu zishobora kwigana bimwe ariko ntizishobora gutsinda cyangwa gukuraho ikimana yakoze. Misiri yose yatangiye gucukura amariba ashaka amazi meza yo kunywa. Abantu bari mu mibabaro ariko Farawo akomeza kunangira umutima. Ibyo byari intangiriro gusa. Imana ntiyakarangiza kuvuga ijambo ryayo. Buri cyago cyakurikiyeho cyari kugaragaza ko ibigirwamana bya Misiri bidafite imbaraga kandi ko Uwiteka ari we muremyi w'umwami w'ibiriho byose. Duhaye agaciro imirimo y'amaboko yawe, uri umukozi. Imana ibwira Mose iti subira kwa Farawo umubwira uti Uwiteka aravuze ati reka ubwoko bwanjye bugende bunsenge, nutabyemera ngiye kuzuza igihugu cyawe ibikeri. Mose na Aroni basubira kwa Farawo nk'uko Imana yabibategetse, bamugezaho ubutumwa ariko arongera arabwanga, ntiyigeze ahindura icyemezo cye. Ako kanya Aroni arambura inkoni ye hejuru y'uruzi n'ibiyaga bya Misiri. Mu kanya nk'ako guhumbya, ibikeri bitangira gusohoka ari byinshi cyane, byuzura imihanda, byinjira mu ngoro ya Farawo, mu byumba byo kuraramo, mu gikoni, mu nkono zo gutekeramo no mu buriri bw'abaturage. Nta hantu hamwe muri Misiri hatari ibikeri. Aho umuntu yateraga ikirenge hose yahasangaga ibikeri. Abaturage batangira gutaka. Icyahoze ari igihugu gikomeye cyuzuye ubwibone cyari gihindutse igihugu cyuzuye umwanda n'akajagari. Abakonikoni ba Misiri nabo bagerageza gukora nk'ibyo Mose yakoze. Bashoboye kongera ibikeri ariko ntibashoboye kubikuraho. Aho niho abantu batangiye kubona itandukaniro. Kurema ikibazo birashoboka ku muntu ariko kugikemura ni Imana ibishobora gusa. Farawo abonye ibintu bikomeye cyane ahamagara Mose na Aroni, arabinginga ati nimusabe Imana yanyu ikureho ibikeri, nanjye ndarekura Abisirayeli bagende bayisenge. Bukeye Mose arasenga, Imana ikuraho ibikeri byose bipfira aho byari biri. Abaturage babikoranya mu birundo byinshi, igihugu cyose gitangira kunuka. Ariko ibikeri bikimara gushira, Farawo yisubiraho, yongera kunangira umutima, yanga kurekura Abisirayeli. Imana ntiyahise irekeraho, ibwira Mose iti bwira Aroni akubite umukungugu w'isi akoresheje inkoni ye. Aroni arabikora. Ako kanya umukungugu uhinduka imbaraga nyinshi zuzura abantu, amatungo n'igihugu cyose. Abakonikoni ba Misiri bagerageza gukora nk'ibyo ariko birabananira. Bahita babwira Farawo bati iki ni igikorwa cy'ukuboko kw'Imana. Aya yari amagambo akomeye cyane. Abantu bari bazwiho ubuhanga n'ubupfumu bemeye ko hari imbaraga ziruta zabo. Nyamara Farawo ntiyabumva, umutima we warushagaho kunangira. Imana yongera kubwira Mose iti ejo mu gitondo uzahagarare imbere ya Farawo, umubwire uti nutareka ubwoko bwanjye igihugu cye kizuzura amasazi menshi. Bukeye nk'uko Imana yari yabivuze, amasazi yuzura igihugu cyose cya Misiri, yinjiye mu ngoro ya Farawo, mu mazu y'abaturage no mu gihugu cyose. Ariko habaye ikintu gitangaje. Mu gihugu cya niho Abisirayeli bari batuye nta sazi n'imwe yahageze. Aho niho Misiri yose yatangiye kubona ko Imana itandukanya abayiringira n'abatayiringira. Farawo abonye ibyo yongera guhamagara Mose, aramubwira ati nimugende musenge Imana yanyu ariko mugume muri iki gihugu. Mose aramusubiza ati oya, tugomba kugenda nk'uko Imana yabidutegetse. Farawo arongera aramubwira ati nzabarekura ariko ntimuzajye kure. Yaratangiye kugerageza kugirana amasezerano n'Imana aho kuyumvira byuzuye. Mose arasenga, amasazi arashira, ariko nk'uko byari bisanzwe Farawo yongeye kwinangira umutima, ntiyubahirije isezerano rye. Buri cyago cyarushagaho kwerekana ko ubwami bwa Misiri bwari gutakaza icyubahiro cyabwo. Ibigirwamana byabo ntibyashoboraga kubakiza, abakonikoni babo ntibashoboraga kubarengera, n'ubwenge bwabo ntibwashoboraga guhagarika umugambi w'Imana.
ariko Imana yari itararangiza kwerekana ububasha bwayo. Bukeye Mose yongera guhagarara imbere ya Farawo aramubwira ati uku niko Uwiteka Imana y'Abaheburayo ivuze, reka ubwoko bwanjye bugende bunsenge, nutabikora ukuboko k'Uwiteka kuzakubita amatungo yawe ari mu rwuri. Farawo ntiyabyitaho, yibwiraga ko arandi magambo nk'ayabanje. Bukeye bwaho igihugu cya Misiri cyakangutse kibona ibitangaje. Amatungo menshi y'Abanyamisiri, inka, amafarashi, ingamiya, indogobe n'intama yari yaguye azize icyorezo gikomeye. Ariko mu gihugu cya Gosheni aho Abisirayeli bari batuye nta tungo na rimwe ryari ryapfuye. Farawo yohereje abantu be kubigenzura, basanga koko amatungo y'Abisirayeli yose ari mazima. Icyo cyari ikimenyetso simusiga ko Imana itandukanyaga ubwoko bwayo n'Abanyamisiri. Nyamara nubwo yabimenye, Farawo ntiyahinduye umutima, yakomeje kwinangira. Imana ibwira Mose na Aroni gufata ivu mu itanura, barijugunye mu kirere imbere ya Farawo, maze bamaze kubikora iryo vu rihinduka umukungugu ukwira igihugu cyose. Ako kanya abantu n'amatungo batangira kuzana ibibyimba bibabaza cyane. Abakonikoni ba Misiri bari basanzwe birata ubwenge n'ubupfumu bwabo, ntibashoboye no guhagarara imbere ya Mose. Nabo ubwabo bari barwaye ibibyimba, ikibariro cyabo cyari kirangiye. Ariko Farawo we ntiyigeze acika intege, yakomeje kwinangira nk'uko byari bisanzwe. Imana yongera kubwira Mose iti ejo mu gitondo uzahagarara imbere ya Farawo, umubwire ko nibadakurikira ijambo ryanjye igihugu kizagwamo urubura rutigeze rubaho kuva Misiri yabaho. Mose ageze ubwo butumwa kuri Farawo. Hari bamwe mu bayobozi ba Misiri batangiye kwizera amagambo ya Mose, bahise bihuta kwinjiza abagaragu n'amatungo yabo mu mazu, ariko abandi baramuseka, ntibemeye kubyitaho. Bukeye ijuru ririjima, inkuba zirakubita, imirabyo irarabya, hanyuma hagwa urubura ruvanze n'umuriro, ibintu bitigeze bibaho muri Misiri. Urwo rubura rwangije imyaka yari mu mirima, rwica abantu n'amatungo byose byari hanze. Ibiti byinshi biravunagurika, igihugu kirangirika bikomeye. Ariko nanone mu gihugu cya Gosheni aho Abisirayeli bari batuye nta rubura rwigeze rugwayo. Icyo gitangaza cyatumye benshi batangira kubona ko ibyo Mose yavugaga atari amagambo y'umuntu, ahubwo byari ubutumwa buvuye ku Mana. Farawo wari warakomeje kwinangira yahise ahamagara Mose na Aroni arababwira ati uyu munsi ndemeye ko nakoze icyaha, Uwiteka n'umukiranutsi, jye n'abaturage banjye twarakosheje, nimunsabire Imana ihagarike inkuba n'urubura ndabarekura. Aya magambo yahaye Mose icyizere ko wenda umutima wa Farawo wahindutse. Mose arasohoka mu murwa, arambura amaboko arasenga. Ako kanya inkuba zirahagarara, imvura iracogora, urubura rurashira. Ariko ibintu bimaze gutuza, Farawo yongera gukora nk'uko yari asanzwe abigenza, yisubiyeho, yongera kunangira umutima, yanga kurekura Abisirayeli. Byaragaragaraga ko ikibazo kitari kubura ibimenyetso, ikibazo cyari umutima wanze kumvira Imana. Buri cyago cyarushaho kwerekana ko Imana ariyo mugenga w'ibyaremwe byose, amazi, isi, ikirere, abantu n'amatungo. Ariko Farawo yakomeje kurwanya ukuri. Imana ibwira Mose iti subira kwa Farawo, namunangiye umutima kugira ngo ngaragaze ibimenyetso byanjye, kandi kugira ngo muzabibwire abazabakomokaho bamenye ko ndi Uwiteka. Aya magambo yagaragaje ko ibyo byabaga bitari byo kubura Abisirayeli gusa, ahubwo byari no kwigisha amahanga yose ko Imana ariyo mugenga w'isi. Mose na Aroni bongera kwinjira mu ngoro ya Farawo, baramubwira bati Uwiteka avuganye nawe ati uzageza ryari kwanga kwicisha bugufi imbere yanjye? Ariko ubwoko bwanjye bugende bunsenge, ejo ngiye kohereza inzige mu gihugu cyawe. Abajyanama ba Farawo batangiye kugira ubwoba, baramubwira bati databuja uzageza ryari kwemera ko uyu mugabo aduteza ibyago? Reka abantu bagende basenga Imana yabo. Ese nturabona ko Misiri iri kurimbuka? Aya yari amagambo atangaje. Abari basanzwe bashyigikiye Farawo bari batangiye kubona ko gukomeza kurwanya Imana ari ukwibeshya. Farawo ahamagaza Mose na Aroni arababwira ati nimugende musenge Imana yanyu. Ariko se ni bande bazagenda? Mose aramusubiza ati twese tuzagenda, abakuru n'abato, abagabo n'abagore, abana n'amatungo yacu, twese tugomba kujya gusenga Uwiteka. Farawo ararakara aramubwira ati oya, nimutware abagabo gusa, nicyo mwansabaga. Yashakaga kugabanya iby'Imana yari yategetse, ariko Mose ntiyigeze yemera guhindura amabwiriza y'Imana. Farawo ahita abirukana mu ngoro ye. Imana ibwira Mose iti rambura ukuboko kwawe hejuru ya Misiri. Mose arakurambura. Ako kanya umuyaga ukomeye waturutse iburasirazuba utangira guhuha umunsi wose n'ijoro ryose. Mu gitondo uwo muyaga wazanye inzige zitabarika, zikwira igihugu cyose cya Misiri, zitura ku biti, ku mirima no ku gihingwa cyose.
ibyari byarasigaye nyuma y'urubura byose biraribwa. Nta kibabi, nta cyatsi, nta mbuto yasigaye mu gihugu. Misiri yari isigaye imeze nk'ubutayu. Farawo ahita ahamagaza Mose na Aroni yihuta, arababwira ati nacumiye ku Uwiteka Imana yanyu no kuri mwe, none nimumbabarire musabire Imana ikureho iki cyago. Mose arasohoka asenga Imana. Uwiteka ahindura umuyaga ukomeye uturutse iburengerazuba utwara inzige zose uzijugunya mu nyanja itukura. Nta nzige n'imwe yasigaye muri Misiri. Ariko ibintu bimaze gutuza, Farawo yongera kunangira umutima, yanga kurekura Abisiraheli. Imana ibwira Mose iti arambura ukuboko kwawe werekeza mu kirere. Ako kanya umwijima mwinshi utwikira igihugu cyose cya Misiri. Ntiwari umwijima usanzwe, wari umwijima ukomeye ku buryo abantu batashoboraga kubona aho bajya. Amaze iminsi 3 badasohoka mu ngo zabo, ubuzima bwose bwarahagaze. Ariko mu gihugu cya Gosheni aho Abisiraheli bari batuye hari umucyo. Iryo tandukaniro ryatumye buri wese amenya ko Imana irinda abayizera. Farawo yongeye guhamagara Mose aramubwira ati nimugende musenge Imana yanyu, mushobora kujyana n'abana banyu, ariko amatungo yanyu muyasige hano. Mose aramusubiza ati oya, tuzajyana n'amatungo yacu yose kuko ariyo tuzatambira Uwiteka, nta n'igisa nacyo kizahasigara. Farawo arakara cyane aramubwira ati va imbere yanjye, ntuzongere kumbona, umunsi uzagaruka uzapfa. Mose amusubiza atuje ati nk'uko bivuze sinzongera kukubona. Aya magambo yabaye iherezo ry'ibiganiro byabo, ariko si iherezo ry'umugambi w'Imana. Hari hasigaye icyago kimwe gusa. Icyo cyago nicyo cyari gukubita hasi ubwibone bwa Farawo, kigahindura amateka ya Misiri n'Abisiraheli iteka ryose. duhaye agaciro imirimo y'amaboko yawe, uri umukozi w'umuhanga, uri intwari. Imana ihamagara Mose iramubwira iti haracyari icyago kimwe nzateza Farawo na Misiri, nyuma yacyo azabarekura, kandi ntazabarekura gusa ahubwo azabirukana muri iki gihugu. Mose ahita ageza ubwo butumwa ku Bisiraheli. Imana ibategeka ko buri muryango ugomba gufata umwana w'intama utagira inenge, bagomba kubaga nimugoroba, amaraso yawo bakasiga ku nkomanyirizo z'umuryango w'inzu zabo. Inyama zawo bagombaga kuzotsa bakazirya n'umugati udasembuwe hamwe n'imboga zisharira. Bagombaga kurya bambaye inkweto, bafite inkoni mu ntoki, biteguye guhaguruka ako kanya. Kuki Imana yabategetse ibyo byose? Kuko iryo joro ryari kuba ijoro ryo guca urubanza kuri Misiri, ariko kandi rikaba ijoro ryo gucungurwa kw'Abisiraheli. Imana yaravuze iti nimbona amaraso ku miryango yanyu nzabarengera, icyago ntikizabagiraho. Iryo niryo jambo ryavuyemo izina Pasika, risobanura kurenga cyangwa kunyuraho. Ijoro riragwa, Misiri yose iraceceka, abantu baryama batazi ibigiye kuba. Ariko mu mazu y'Abisiraheli buri muryango wari wakurikije amabwiriza y'Imana witonze. Amaraso yo ku miryango yabo yabaye ikimenyetso cy'uburinzi. Mu gicuku, igihe buri wese yarasinziriye, urubanza rw'Imana ruratangira. Mu gihugu cyose cya Misiri hapfa abana b'imfura. Mu ngoro ya Farawo hapfa umwana we w'imfura. Mu nzu z'abatware, mu z'abakire, mu bakene, ndetse no mu mazu y'imfungwa urupfu rwageze hose, ndetse n'imfura z'amatungo zarapfuye. Ako kanya igihugu cyose cyuzura amarira, induru irazamuka, nta nzu n'imwe itarimo uwapfuye. Ariko mu gihugu cya Gosheni aho Abisiraheli bari batuye nta mwana n'umwe wapfuye. Amaraso y'umwana w'intama yari yabarinze nk'uko Imana yari yabasezanije. Mu gicuku Farawo ahita ahamagaza Mose na Aroni. Ijwi rye ntiryari rikomeye nk'uko ryahoze, ryacitse intege. Arababwira ati nimuhaguruke muve mu gihugu cyanjye, mwebwe n'Abisiraheli mwese, nimugende musenge Uwiteka nk'uko mwabisabye, mujyane n'amashyo yanyu n'amatungo yanyu, mugende kandi nanjye munsabire umugisha. Aya niyo magambo Farawo yari yaranze kuvuga inshuro nyinshi. Icyo atarashoboye kwemera kubera ibyorezo 9 yagihatiwe n'icyago cya 10. Abanyamisiri nabo bihutira kubirukana, barabwira bati nimugende vuba, bitaba ibyo twese turapfa. Banaha Abisiraheli ibintu byinshi, ifeza, izahabu n'imyambaro. Bityo Abisiraheli bava mu gihugu cya Egiputa bafite ubutunzi bwinshi nk'uko Imana yari yabasezeranye imyaka 100 mbere. Nyuma y'imyaka irenga 400 y'uburetwa, umunsi bari bategereje warugeze. Abagabo, abagore, abana, abasaza batangira urugendo. Amatungo yabo nayo arabakurikira. Bafashe imigati itarasemburwa kuko batari bafite umwanya wo gutekereza ko isemburwa. Iryo joro ryabaye ijoro aritazibagirana mu mateka y'Abisiraheli. Imana batiye ko bazajya bibuka Pasika buri mwaka kugira ngo abazabakomokaho batazigera bibagirwa uburyo bakuwe mu bucakara. Ariko nubwo bari bamaze kuva muri Egiputa, urugendo rwabo rwari rutararangira. Imbere yabo hari ubutayu bunini, inyuma yabo hari Farawo washoboraga kongera guhindura icyemezo cye. Tuzirikana ibyo wadukoreye.
Mu minsi ya mbere y'urwo rugendo Imana yayoboye Abisirayeli ku manywa ikoresheje inkingi y'igicu, nijoro ikabayobora ikoresheje inkingi y'umuriro. Iyo nkingi ntiyigeze ibavaho kuko Imana yashakaga kubereka ko itari yabakuye muri Egiputa ngo ibatererane, ahubwo yari igiye kubabera umuyobozi muri buri ntambwe. Abisirayeli bagendaga bafite ibyishimo baririmba, abana birukaga bishimye. Abantu rero baganiraga ku munsi bari bamaze kubona umudendezo, batangiye gutekereza ko imibabaro yabo yose irangiye. Ariko kure mu ngoro ya Misiri ibintu byarahindutse. Farawo n'abajyanama be batangiye kwicuza, barabazanya bati niki twakoze? Twemeye abacakara bacu kugenda, ninde uzongera kudukorera? Ubwibone bwongeye kwigaragaza. Farawo ahita ategeka ko abategura amagare y'intambara, ahitamo amagare 600 y'indobanure, ayongeraho andi menshi, afata abasirikare b'intwari n'abayobozi be batangira gukurikira Abisirayeli. Mu gihe Abisirayeli bari bageze hafi y'inyanja itukura, bahinduka inyuma babona umukungugu mwinshi uzamurwa n'ingabo za Misiri. Ubwoba burabafata. Imbere yabo hari inyanja, inyuma yabo hari Farawo n'ingabo ze, ku mpande zombi hari imisozi. Nta nzira yo guhunga bari bafite. Abantu batangira gutaka babwira Mose bati muri Egiputa nta mva zari zihari, iyo niyo mpamvu watuzanye ngo dupfire muri ubu butayu. Twari kurushaho kubaho abacakara aho kuza gupfira hano mu butayu. Aya magambo yagaragaje ko nubwo bari bamaze kubona ibitangaza byinshi, ubwoba bwari bukiri bwinshi mu mitima yabo. Ariko Mose ntiyateranyije umutwe, yarabahumurije, arababwira ngo ntimutinye, muhagarare mureba agakiza Uwiteka agiye kubaha uyu munsi. Abanyamisiri mureba uyu munsi ntimuzongera kubabona ukundi. Uwiteka niwe uri bubarwanirire, mwebwe mwiturize. Aya magambo yahaye abantu icyizere, ariko ikibazo cyari gihari. Inyanja ntiyari yafunguye, ingabo za Misiri zari zikomeje kubegera cyane. Imana ibwira Mose iti kuki unakira? Bwira Abisirayeli bakomeze urugendo. Arambura inkoni yawe hejuru y'inyanja uyigabanye. Mose arambura inkoni ye. Ako kanya umuyaga ukomeye utangira guhuha ijoro ryose. Amazi y'inyanja itukura atangira kwigabanyamo kabiri, hagati yayo haboneka inzira y'ubutaka bwumutse. Amazi ahagarara nk'inkuta ku ruhande rw'iburyo no ku ruhande rw'ibumoso. Abisirayeli batangira kwambuka. Abanyegiputa, ababyeyi bafata abana babo mu maboko, abasaza bagenda buhoro, abungeri bayobora amatungo yabo. Buri muntu yambukaga atangaye, areba amazi ahagaze ku mpande zombi. Icyo gitangaza nticyari cyarigeze kibaho mbere. Farawo abonye Abisirayeli bambutse ntiyigeze arekera aho ngaho, ategeka ingabo ze kubakurikira. Amagare y'intambara n'amafarashi byinjira muri ya nzira iri hagati y'amazi. Ariko Imana itangira guhagarika ingendo z'ingabo za Misiri. Ibiziga by'amagare bitangira kurekura. Abasirikare batangira kugira ubwoba, baravuga bati nimuhunge, Uwiteka ari kurwanira Abisirayeli. Ariko bari bakererewe. Imana ibwira Mose iti arambura ukuboko kwawe hejuru y'inyanja. Mose ararambura. Ako kanya amazi asubira uko yari ameze, atwikira amagare, amafarashi n'ingabo zose za Farawo zari zinjiye mu nyanja. Nta n'umwe warokotse. Bukeye mu gitondo Abisirayeli bahagaze ku nkombe y'inyanja, babona imirambo y'ingabo z'Abanyegiputa zireremba ku mazi. Bamenya ko Imana yari bakijije burundu. Uwo munsi uburetwa bw'Abanyegiputa bwari burangiye burundu. Nta musirikare wa Farawo wari kongera kubasubiza mu bucakara. Abantu bose bahise batangira kuririmba no guhimbaza Imana. Miriyamu mushiki wa Mose afatisha ko abagore bose bamukurikira babyina baririmba bati nimuririmbire Uwiteka kuko yakoze imirimo. Ifarashi n'uyigenderaho byose yabiroshye mu nyanja. Ariko nubwo bari bamaze kubona iki gitangaza gikomeye, urugendo rwabo rwari rukiri rurerure. Imbere yabo hari ubutayu bukakaye, inzara, inyota n'ibigeragezo byinshi byari bategereje. Nyuma yo kuva ku nyanja itukura, Mose ayobora Abisirayeli binjira mu butayu bwa Shuri. Bamaze iminsi 3 bagenda munsi y'izuba rikaze batabona amazi yo kunywa. Uko amasaha yagenda gashira, abantu batangira gucika intege. Abana barariraga kubera inyota, amatungo nayo yari yananiwe. Buri wese yari yiteze ko Imana bageze ahantu hari amazi, ariko aho banyuraga hose hari umusenyi n'amabuye. Abaherezo bageze ahantu hitwaga Mara. Abantu birukankira amazi bafite ibyishimo, ariko bakimara kujyanywa bahita bayacira kuko yarashariraga cyane, ntiyashoboraga kunyobwa. Ibyishimo byabo bihita bihinduka umubabaro. Batangira kwitotomba cyane, babwira Mose bati none se tuzanywa iki? Ese wadukuye muri Egiputa ngo uze kutwicisha inyota hano mu butayu? Mose ntiyabasubije amagambo arakaye, ahubwo yahise yambaza izina ry'Imana. Imana imwereka igiti, Mose aragifata agitera muri ya mazi
mu kanya gato nk'ako guhumbya amazi asharira ahinduka amazi meza, abantu bose baranywa, amatungo nayo aranywa. Aho niho Imana yabigishije ko iyo umuntu ayizeye ashobora guhindura ibisa n'ibidashoboka. Nyuma yaho bageze ahantu hitwaga Elimu, ahari amasoko 12 n'ibiti by'imikindo 70. Baraharuhukira, bongera kugira imbaraga zo gukomeza urugendo. Ariko ibigeragezo ntibyari byarangiye. Hashize ukwezi bavuye muri Egiputa, ibiryo bari bitwaje bitangira gushira. Abantu bongera kwitotombera cyane, babwira Mose na Aroni bati, twicaraga hafi y'inkono z'inyama kandi tukarya imigati tugahaga, ariko mwatuzanye hano ngo twicirwe n'inzara mu butayu. Aya magambo yabaje Mose, ariko ntiyigeze yiheba. Imana ibwira Mose iti, ngiye kubavurira umugati uvuye mu ijuru. Buri munsi bazajya bafata ibibahagije uwo munsi gusa, kugira ngo ndebe niba bazanyumvira. Bukeye mu gitondo Abisirayeli bakangutse, babona ikime gitwikiriye ubutayu. Ikime kimaze kuyenga, basanga hasi hari utuntu duto twera dusa n'imbutono. Barabazanya bati, manuhu, bisobanura ngo niki? Niho haturutse izina manu. Mose arababwira ati, iyi niyo mugati Uwiteka abahaye ngo murye. Buri muryango wasabwaga gufata urugero rungana n'ibyo wari ukeneye uwo munsi. Hari bamwe batizeraga amabwiriza y'Imana, bagerageje kubika manu kugira ngo bazayirye bukeye, ariko mu gitondo basanga yaraboze, yuzuye inyo kandi inuka. Imana yashaka kubigisha kuyiringira buri munsi. Ku munsi wa gatandatu yabategetse gufata inshuro 2, ariko ku munsi wa 7 hari ku isabato nta manu yari kurwa. Abantu bumviye ayo magambo, maze ku munsi wa 7 bararuhuka nk'uko Imana yari yabategetse. Nyamara hari bamwe bagiye gushaka manu kuri uwo munsi, ariko ntibayibona. Imana ibwira Mose iti, uzageza ryari kwanga kumvira amategeko yanjye? Iyo manu yabaye ifunguro ry'Abisirayeli imyaka 40 yose bamaze mu butayu. Buri gitondo babyukaga bakabona Imana yongeye kubategurira ifunguro. Byari ikimenyetso ko Imana itita ku bugingo bw'umuntu gusa, ahubwo inita ku byo bakeneye buri munsi. Ariko ibigeragezo byari bitararangira. Nyuma y'igihe gito bongera kugera ahandi hantu ahatari amazi namba. Abantu bongera kurakara cyane, batangira gushinja Mose ko yabakuye muri Egiputa bazicwa n'inyota. Duhaye agaciro mwami ibyo wakoze. Bavuye aho bari bakomeza urugendo berekeza i Refidimu, nk'uko Imana yabayoboraga ikoresheje inkingi y'igicu ku manywa, n'injoro igakoresha n'inkingi y'umuriro. Bageze i Refidimu bahasanga nta mazi na make yarahari. Izuba ryari rikaze, ubutayu bwumye, amatungo yaratangiye gucika intege, abana barariraga kubera inyota. Abantu batangira kwitotomba, nanone bitotombera Mose. Baramubwira ngo, dushakira amazi tunywe, kuki wadukuye muri Egiputa? Ese warugambiriye kutwicisha inyota twe n'abana bacu n'amatungo yacu? Uburakari bwabo bwari bukomeye ku buryo Mose yatinyaga ko bashobora no kumutera amabuye. Mose ahita atakira Imana, arayibwira ati, mwami, abantu mbagenze nte? Hasigaye gato bakanyica. Imana iramubwira iti, jyana bamwe mu bakuru b'Abisirayeli, ufate ya nkoni yakubise uruzi rwa Nili, ujye ku rutare ruri i Horebu. Nzahagarara imbere yawe, ukubite urwo rutare, maze amazi aruvemo. Mose akora nk'uko Imana yamutegetse, akubita urutare. Mu kanya gato amazi menshi atumbuka muri urwo rutare, amazi aratemba mu butayu. Abantu bose banywa amazi, amatungo aranywa, ubuzima buragaruka. Aho hantu Mose yahise yita Masa na Mariba, kuko Abisirayeli bagerageje Imana, bari baza bati, mbese Uwiteka uri kumwe natwe cyangwa ntabwo uri kumwe natwe? Ariko hari ikindi kibazo cyari kibategereje. Bari bamaze kuva mu bucakara, ariko bari bataramenya kurwana. Ubwo bari bakiri i Refidimu, ubwoko bw'Abameleki buraza burabatera. Abameleki barabarwanya b'inkazi, bazi neza ubutayu. Abisirayeli bo nta burambe bari bafite mu ntambara. Mose ahamagara umusore witwaga Yosuwa, aramubwira ati, hitamo abasirikare ujye kurwana n'Abameleki, njyewe nzahagarara ku musozi mfite inkoni y'Imana mu ntoki. Bukeye Yosuwa ajyana n'ingabo ze ku rugamba. Mose azamuka ku musozi ari kumwe na Aroni na Huri. Mose azamuka ku musozi ari kumwe na Aroni na Huri. Intambara iratangira. Habaye ikintu gitangaje. Iyo Mose yazamuraga amaboko ye afashe inkoni y'Imana, Abisirayeli baratsindaga. Iyo amaboko ye yagwaga kubera umunaniro, Abameleki batangiraga gutsinda. Ibi byerekanye ko itsinze itaturutse ku mbaraga z'abasirikare gusa, ahubwo yaturukaga ku Mana. Uko umunsi wagendaga ushira, Mose yarananirwaga. Aroni na Huri bazaniwe aryicaraho, hanyuma bahamagara
hanyuma bahagarara ku mpande zombi, umwe afata ukuboko kwe kw'iburyo undi afata ukuboko kw'ibumoso, bakomeza kumushyigikira kugeza izuba rirenze. Kubera ubwo bufatanye no kwizera Imana, Yosuwa n'ingabo z'Abisirayeli batsinda Abamaleki. Iyo ntsinzi yabaye iy'amateka. Imana ibwira Mose iti, andika ibi mu gitabo ubimenyeshe Yosuwa, nzahanagura rwose urwibutso rw'Abamaleki munsi y'ijuru. Mose yubaka igicaniro akita Uwiteka n'ibendera ryanjye. Yashakaga ko Abisirayeli bazahora bibuka ko atari inkota cyangwa umubare w'abasirikare wabahaye intsinzi, ahubwo ko ari Imana yababereye ubuhungiro n'imbaraga. Aya mateka yigishije Abisirayeli isomo rikomeye. Iyo abantu bafatanyije kandi bagashyigikirana nk'uko Aroni na Huri bashyigikiye Mose, Imana ibaha imbaraga zo gutsinda ibigeragezo bikomeye. Ariko hari ikintu gikomeye kurushaho cyari kibategereje. Urugendo rwabo rwari rugiye kubageza ku musozi wa Sinayi, aho Imana ubwabo yari igiye kuvugana n'ubwoko bwayo, bakagirana isezerano, ikanabaha amategeko azahindura amateka y'isi yose. Ibyo dutunze byose tubikesha wowe, waratubungabunze Hashize amezi 3 bavuye muri Egiputa, Abisirayeli bagera ku musozi wa Sinayi. Uyu ni umusozi Imana yarabonekeyeho Mose bwa mbere mu gihugu cyaka umuriro ariko ntigishye. Imana yasezanije Mose cyari kigiye gusohora. Abantu bashinga amahema munsi y'umusozi. Mose azamuka ku musozi ahura n'Imana. Uwiteka aramubwira ati, nimwumvira ijwi ryanjye mukitondera isezerano ryanjye, muzambera ubwoko bwanjye by'umwihariko mu mahanga yose, muzambera ubwami bw'abatambyi n'ishyanga ryera. Mose amanuka abwira abakuru b'Isirayeli ayo magambo. Abantu bose basubiza icyarimwe bati, ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Ariko mbere yo kwegera Imana bagombaga kwitegura. Imana ibategeka kwiyeza mu minsi 3, kumesa imyambaro yabo no kwirinda kwegera umusozi. Umusozi wa Sinayi wari uwera, nta muntu cyangwa itungo ryari ryemerewe kuhakandagira igihe Imana yari kuhamanukira. Umunsi wa 3 uragera. Mu gitondo kare inkuba zitangira gukubita, imirabyo irarabya, igicu kijimye gitwikira umusozi, ihembe riravuga n'ijwi rikomeye cyane, isi iratigita. Umusozi wa Sinayi utwikiranwa n'umusozi umeze nk'uzamuka mu itanura rikomeye. Abantu bose bahinda umushyitsi. Mose ayobora Abisirayeli bava mu nkambi bajya guhura n'Imana. Nta muntu watinyukaga kuvuga, bose bumvaga ko bahagaze imbere y'umuremyi w'ijuru n'isi. Muri uwo mwanya uteye ubwoba ariko wuzuye icyubahiro, Imana ivugira ku musozi. Ijwi ryayo ryumvikanira mu Bisirayeli bose. Nibwo hatangaje amategeko 10 kugira ngo abe urufatiro rw'ubuzima bwabo. Yababwiye ko batagomba kugira izindi mana, ntibagomba gusenga ibigirwamana, ntibagomba gukoresha nabi izina ry'Uwiteka, bagomba kuzirikana umunsi w'isabato, bagomba kubaha base na ba nyina, ntibagomba kwica, ntibagomba gusambana, ntibagomba kwiba, ntibagomba kubeshyira bagenzi babo, kandi ntibagombaga kwifuza iby'abandi. Aya mategeko ntiyaragamije kubabuza kubaho neza, yaragamije kubabera inzira y'ubugingo, ubutabera no kubana neza n'Imana ndetse na bagenzi babo. Abantu bumvise ijwi ry'Imana n'inkuba, barebye umwotsi n'umuriro, ubwoba burabafata, basanga badashobora kwihanganira gukomeza kumva Imana ivugana nabo. Basaba Mose bati, kuvugisha iyo Mana yawe natwe tuzakumvira, ariko Imana ntizongere kutuvugisha itazatwica. Mose arababaza ati, ntimutinye, Imana yazanywe no kubagerageza kugira ngo muyubahe kandi mwirinde gukora ibyaha. Mose yongera kuzamuka wenyine ku musozi. Aha ni Imana yatangiye kumuha amabwiriza arambuye yerekeye imibereho y'Abisirayeli, kuramya, ubutabera n'ubuyobozi bw'igihugu. Abisirayeli bari bamaze kuva mu bucakara, ariko Imana yashakaga kubahindura ishyanga rifite amategeko, gahunda n'umubano ukomeye nayo. Icyo gihe nta numwe wari uzi ko mu gihe Mose azaba akiri ku musozi hari ikintu gikomeye kandi kibabaje cyane cyari kigiye kubera mu nkambi. Ntuzacikwe n'igice cyacu cya 3 kizakurikiraho. Iyi ni Pacific Gospel. Niyo wadukunze, ntiwajye gukora subscribe ndetse na share kugira ngo ushyigikire uyu murimo w'Imana ukomeye. Imana bari naho gutaha. Kavukire yacu ntiyatwemereraga kuba abo turi bo uyu munsi.
umutima w'imbabazi Imana ifite, umuseke waradutambikiye. Kavukire yacu ntiyatwemereraga kuba abo turi bo uyu munsi. Kuba umutima w'imbabazi Imana ifite, umuseke waradutambikiye. Tuzahora tuzirikana ibyo wadukoreye, ibyo dutunze byose tubikesha wowe. Waratubungabunze uturindira ubugingo, ntitwaba umuhigo w'abanzi bacu. Tuzahora tuzirikana ineza yawe, twibuka ibyo wadukoreye. Tuzahora tuzirikana ibyo wadukoreye, ibyo dutunze byose tubikesha wowe. Waratubungabunze uturindira ubugingo, ntitwaba umuhigo w'abanzi bacu. Tuzahora tuzirikana ineza yawe, twibuka ibyo wadukoreye, twibuka ibyo wadukoreye, twibuka